dutakaje amaboko. Akaje umugabo ko mu myaka 10 yari kuba afite ama etage, ari imyaka 34 usize umugore n'abana agasiga yubatse inzu n'igipangu tako atagize. Hari abandi bafite 35 n'irindwi bataratekereza no kurambagiza. By'umwihariko mama Shaka ukomere wihangane, biraremereye ariko ukomere wihangana cyane. Abakecuru bose bashike bakuru abo navugaga bashaje bihangane, nta kundi ni kubigenda. Twe nkabishwa mu byukuri Patrick yari imfura, yari inyangamugayo, yagiraga urukundo, yari umuntu wagiraga amagambo make ariko ibikorwa bikivugira. Wabibonaga ko azaba umugabo n'igihe gato abasore twese. Nari mvuze ngo bagenzi banjye bari hafi baza ninjuza kuvuga ndakoresha n'umwanya muto. Mu byukuri biragoye ariko ni ngombwa ntako twabigenza. Bihanganishe bamuyomba, by'umwihariko umuryango wa Muyomba Patrick kwase gukura umugoroba, muyomba bitwese muri rusange. Twe turashwa ba Patrick, Imana yamuremye ukwiwe. Patrick murusha imyaka 12 ngana na mukuru wamubanjirije, ndizere ko mukurikira ubwa 4. Mu byukuri uko mvuga Patrick Imana yamuremye ukwiwe yari umuntu udasanzwe. Nihanganisha umuryango wa Pastor Jean Dodier, mwarakoze mwareze umuntu w'umugabo intwari, yari umuntu uteye ukwiwe. Kuva 85 ngemba kwa Muyomba kugeza nk'98 bagiraga urugo rwiza rwifuzwa n'umuntu wese, rwiza cyane. Sokuru yari umukire ku rwego ruhambaye. Imyaka uko igenda sokuru abura abantu abura n'ibintu, mundagatekereza bikadusiga. Bukeye tuje mu Rwanda, ntaba Muyomba bavukana na mama twagiraga. Patrick araza abakwa Pastor Jean Dodier baramurera akora mu mugabo. Ashatse vuba aratubwira ati yo kurome ndabonetse. Atubera Muyomba biteye ubwoba, atubera umubyeyi ku buryo utabitekereza mu bitekerezo byawe. Patrick amaze gushaka, Imana yakoze igitangaza imuha umugore wemera kwakira inshingano. Patrick yari afite umuryango uremereye, mubera umugore mwiza, tubera muka Muyomba udasanzwe. Mu byukuri amaze gushaka yagize urugo, Imana imuha amafaranga, imuha n'ibitekerezo n'umutima mwiza ko yakoresha no kuyatanga. Ndabimushimira. Ngana ku musozo, mu myaka ya vuba hari ibintu bitatu ngiye kuvuga. Iya vuba abantu bamaze kunyagwa. Mama Dogo Nyamaro wa Baruguru, umwana wa mbere yagize ikibazo cyo gufungwa. Patrick araduhamagara tubwira ati mwumvise ikibazo umwana muvandimwe mugenzi wanyu yagize, tubigenze guti. Aratubwira ati Olivier uducira amafaranga, uko uhita muri ko tuzabikora, kandi ari ngiye ubanza ucira menshi kuruta abandi. Turabikora dufatikanya n'abandi, umwana umugoza uvamo. Umwaka utarashira muri umuna wungu warabombora. Mama Dogo araduhamagara, inkazari zaranyazwe, aratubwira ati muri abana banje muri kumwe na nyokorome muzamfashe. Turaganira turicara. Patrick aratubwira ati nimwitonde, ntitwashaka amafaranga agiye gukwa ntibishoboka. Ahamagara nduwayo ari irundo ruguru, mfite ikazanje zifite inyana. Hamagara mushiki wacu aza hitemo inyana ashaka agenda ashingira umwana we. Patrick numva abaye mugoroba kurusha uko mugoroba yarameze. Abantu mwe ba mama babayo badabagena badata. Patrick numva nkoza ahantu. Uyu mwaka washize Muyomba gahumuza ararwara ari Burundi. Patrick arampamagara ati nyikurume yararwaye, ngiye kuzamuzana tuzakora ibishoboka, ibindi ni iby'Imana. Amagara Muyomba araza aragerageza aramuvuza uko ashoboye. Nubarahare ko nshimye Imana ko nubwo Patrick yapfuye nta mwenda yasigaye mu muntu, yakoraga icyo agitekereza uko agitekereza. Mama yabereye musaza wabo,
afata ikintu gikomeye cyane. Bose baza hano n'abakecuru. Uyu munsi iyo baza gupfa na babiri, Patrick agasigara. Imana ubushake bw'Imana burashaririye mu abantu mwe. Pasa bakavuga ngo baje kwa mugoroba. Patrick abera musaza wabo, akabaha imyenda, akabaha amafaranga. Patrick yashingiye bishwa biwe abahagaze iruhande rwanjye bombi. Uyu bimyaka yashingiraga buzukuruye abana bacu twe tubyara. Patrick yakoze ikintu numva kamubwira ati se Muyomba uri Mosi urindi. Twahura nitaga imodokari ye nkayita imfizi ya mugoroba. Mwabantu mwe, Patrick yadukora ibintu byiza. Yadukora ibintu byiza. Azamura izina rya sogokuru. Ndongere kandi izina nabonye muri za 45 naribonye muri iyi myaka. Patrick none aragiye. Mukamuyomba Giselle wihangane. Imana igira imbaraga. Yari yaragize Patrick Mosi kwa sogokuru n'umubana me hazava mu ndi Mosi. Kandi mu byukuri bizashoboka. Nkabishwa batuzakomeza kubabishwa. Imana izadushoboze tuzakomeze kukubera abishwa. Izadushoboze tuzagira icyo tuzakora. Ibyo Muyomba yakoze tuzabyiture n'abana biwe. Bashikibe bihangane bose. By'umwihariko mama Shaka ukomere wihangane, biraremereye ariko ukomere wihangana cyane. Abakecuru bose bashike bakuru abo navugaga bashaje bihangane nta kundi ni kubigenda. Twe nkabishwa mu byukuri Mukamuyomba tuzaza kureba, tuzashaka inyanenga tuzaza kureba mu minsi iri imbere ibi bitambutse. Imana mwese ibaha umugisha. Mudugudu ni bari hano hafi yatambuka nawe arakoze cyane mu ijambo. Dukomeje kwihanganisha uyu muryango tutashoboye kuvuga aho ugarukira, ariko ababyeyi baba bana bombi, ababyeyi ba Patrick, ababyeyi ba Giselle, umuryango wa Mwitira muri rusange, umuryango w'abatuye Nyamata mu Rwanda n'ahandi, twese dukomezanye duhumurizanye kubwirana aya magambo. Nibwo buryo bwiza. Ndaza kutinda ku ijambo rivuga ngo turabejo gusa, ariko bitagendereye gutera ubwoba basigaye, ahubwo bisaba kuza kugutera umwete wo gukora ibyo ugomba gukora. Kuko igihe ari kigufi umuntu arihuta cyane. Iyo urebye umuvuduko turiho, barawuririmba barawuvuga. Ejo bundi twari mu muvuduko wa 20, ubu wageze 20-50. Ariko kuvuga ni kimwe, kuvuduka ni ikindi. Ariko noneho Bibiliya iraza kuduhwitura. Turabejo hashize gusa, uyu munsi sahacu, ejo ho ni ibindi. Biraza kudufasha iki? Biraza kudufasha kumva ko icyo ugomba gukora tutegereze ejo hazaza, kuko sahawe uruwa hejo gusa n'uyu munsi na amasaha gusa. Niyo jambo numva nakomeje kugarukaho, uretse ko numvise n'uwambanjirije yagiye agaruka cyane ku buzima bugufi, ubuzima bwa none gusa, nejo bugashira bukarangira. Dutaramane twese nkuko twatangiye, abaririmbye, abavuze ijambo, abatabaye bari hano. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ababwirije kuva umunsi iyi nkuba ikubita, n'abari hano ejo nimugoroba, n'abaje uyu munsi, n'abazaza kuzageza umunsi tuzaherekeza mu cyubahiro wadukuwemo. Ni ibitaramo byo kugira ngo dukomeze dutyazanye, twibukiranye. Aho nataramiye nijoro nari mfite gahunda y'uko uyu munsi
nza gutanga uyu musanzu nataramiye ku bintu byinshi, nibuka ibintu byinshi. Nari maze gusoma ririya jambo Ricky Warren yavuze ngo ubuzima ngo ni icumbi ry'akanya gato. Aravuga ngo uyu mubiri twambaye ugereranywa n'igicu, ugereranywa n'igihu, ngo ugereranywa n'uburabyo mu kanya gato bukuma. Hanyuma ntekereza ubuzima abantu barimo, ntekereza ubuzima tubamo. Uyu munsi twabaye aha, ejo twabaye hariya, uyu munsi twahindutse. Uwari umunyembaraga ejo agize intege nke, uwari umunyantege nke akagira imbaraga mu buzima. Nuko nukubisikana. Ndaruhangaza ntekereza nkamanuka, kibuka nkiri mutoya. Ndaruhanzamukana ba Mobutu, ariko icyubahiro cyo mwisi Imana we. Twe twageza turirimba kuri primaire ngo tikangaye na landa Mobutu mukunzi, abantu bakarira bakigaragura hasi ngo bakumbuye Mobutu. Umuntu akazarira ngo arashaka ngo kugikincyasa ngo kureba Mobutu. Ese amarangamutima yo uko tuzayagira gute? Umugabo umwe ngo ni Ntoni yageza twigisha ku Kabingo, akatubwira ijambo rikomeye, akavuga ngo iyo ubuzima bwahindutse ngo umugabo azasaba amata muki kandi azi ko inka zasuhuye, ngo akayarwanira n'abana. Noneho umunsi umwe aratwigisha, aravuga ngo abantu bagize iminsi bavuga ngo Mobutu yishe igihugu, ngo Mobutu yishe igihugu. Atese Mobutu niwe usigaye ubuze ibigori kwera? Niwe watumye ibishyimbo bitera? Mobutu ararengana, isi niko iteye. Noneho ndazamuka ntekereza ba Kadafi. Musi wa nyuma ndibuka disikuru avuga ngo nzarwana ngo kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso, ngo ndeba ahantu bamusanze. Ye baba we, erega turabejo gusa. Wareba n'abandi ukuntu abantu bikokinze mu muhanda, ugasanga umuntu yuzuye inzira, ko baramubwira ngo igirayo, we ko arumva ko akomeye, ariko uyu murongo erega turabejo gusa. Amina. Oh haleluya. Noneho naje kubona ahantu imyaka ya Patrick nayo yaje kumbera irindi somo. 34 mu umuntu w'imyaka 34 usize umugore n'abana, agasiga yubatse inzu n'igipangu, tako atagize. Hari abandi bafite 35 n'irindwi bataratekereza no kurambagiza. Za 40 baraho ngo afite ubwoba ngo ese azabaho gute. Ariko Patrick yaje ameze nk'ikizu. Umuntu wese uzaba umugabo umurebera mu bikorwa. Amen. None akantu umushumba wavuze gatangaje, yagiye kuva muri uruwanje ati rero kubera ko ngiye ahandi mu recommandation munsabira umugisha. Umva, nubwo twihagararaho tukaririmba dutakaje amaboko. Akaje umugabo ko mu myaka 10 yari kuba afite ama etage, ari mu myaka 34 abana babiri, umudamu, inzu, akazi, igipango gifunze, nagende n'umugabo mu gihe cye. Erega kubaho si imyaka myinshi. Hari abamaze 100 wakurikira amateka yabo batigeze bagaba n'inka n'imwe, batigeze bafasha ifu n'imwe. Abo ngabo iyo myaka yagiye iryo. Nasomye igitabo cy'itangira ibice 5 mu murongo wa 29, baravuga ngo Lameki yamaze imyaka 900 na mirongo ngo abyara, yamaze 800 ngo abyara Henoki, ngo amare 900 ngo ayibyaramwe abahungu n'abakobwa. Gituma batavuza amazina, icyo bakora na abahungu n'abakobwa nyine. Ariko mu myaka bavuze umwe gusa wagize umumaro, abandi bose nuko. Rero reka mbabwire, haleluya, oh haleluya. Noneho nijoro nahoze mvuga ndetse ndifata gute ko numva nanezerewe ntaragera ku kiriyo, ngo ngere hano pastor ngo abwirize nkumva amagambo natekerezaga imara yavuga. Ese uyu mu pastor bigenze bite?
wenda iyo ndambura nkaho nanditse nari kugira ngo yakopeye, ariko umwuka w'Imana numwe. Amina. Oh haleluya. Sasa mo numva mfite muri nje ibintu bimeze nk'amaranga mutima, umwanya umwe nkumva marira, undi mwanya nkumva umubabaro, undi mwanya, ariko ngo mbona imyaka yamaze n'ibikorwa koze. Nagende nuko imfura ye turayifuriza kuzusika ifi cyase. Hanyuma noneho nibazaga twebwe societe ukuntu dusigaye tumera, tubona ko twese tuzuye igipangu, birajya kugeza amezi 3 hano hasigaye haza abantu 2 bigere muri 6 nta numwe, 3 ni menshi. Uko twese twakubise igipangu tuzuye umusozi birangirane n'ibyumweru 3. Ese uko nugutabara umuntu azasigare igihunyina gusa cyonyine mu mezi 2 3 nta wumuhamagara, nta wumuvugisha, ndetse gayanyura kuri bamwe bagatangira bati mwabonye. Hari ibintu tugomba guhindura. Ejo bundi narababwiye ngo nkurikije ikirere kirahangaha Patrick yakoze ibintu bikomeye. None ga mukanya bavuze ngo baraza gutanga ubuhamya nyuma. Ese ukundi twozahindura ngo ubuhamya buje bubanza abavuga butumwa tubone kubwiriza? None nimara kubwiriza bakazana ubuhamya uko turasoza gute? Kubera ibyo twamenyereye umurongo w'abasedwa gusa n'ubu niwo tugikurikiranye. Erega turabejo gusa nimushaka mureke twihute, bimwe tujye tubihindura ntawe tubajije. Amen. Oh haleluya. Yeah. Tukorere lulemanga bagafwa kushezi, ibindu bitu bigali abataka biruhira, bingi bamuyitungera mu byaha, banayubagire ko twe tulibo kulenga. Ugashaka kurikoraho abantu bataramira Imana. Haleluya. Batwinjiza mu ijuru, badutoza amahame, basiga tutakibeshya, bagatuma umuntu kuva mu rurambo bakamuha message akayigeza mu minembwe ibaruwa atarayisoma, akavuga ngo nayirambura gutya baramugaya. Hari umusaza uherutse gutaha ngo yageze ruguru abwira abantu ngo bamubabarire icyaha yibagiwe. Bateze niki ngo yanyoye amata Nyabugogo. None se ni icyaha umugabo ungana nkanjye wicaye nkasamira amata Nyabugogo? Atuko simpemutse. Hari undi musaza wataye hano Nyamata yaje kudusura mu rugo, turiteguraga ngo amwakiriye ngo afundura atya, ngo yo arasora arafundikira. Tuze muze niki ko gatwe ntako tutagize. Ngo afundura atya tese, arongera afundikira. Isorori yari mwindagara. Ati biniki tese muze ntari ikibazo. Arasora arafundikira yifata atya, muze rukaraka. Reka muvuge yaragiye. Tese bigenze gute? Ngo yayi avuga amagambo 2 ngo iwe ngo azabona ngo yo kwicara akarya inkoko. Sinzi umugabo yavuze mukuru we ngo yo mugaya. Iryo rya kabiri iryo twese gamwihangane ndivuge. Aravuga ngo iyo azabona umuntu ngo abyinjanga ngo akabona ameze nk'igifu. Ndavuga ariko none ese uko umuntu azongera zirye? Abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona zashira urukumbuzi. Abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona zashira urukumbuzi. Haleluya. Haleluya. Wenda bamwe ko murongorana bati twazibuza aho. Aho. Mumenyega ko ari uko abasaza gabo basize bimeze. Ariko
abo gabo kubabwira ko zahenze yambwiye amakuru menshi uwo munsi njya mwibukira. Abaririmbyi bari hafi hano ba Kingdom hari akantu kagumye kuza nijoro, shida zangu zikisha utamwona Bwana Yesu upumzike. Je, mwicara hafi tutaramana hapa. Hapa ndipo mahali pako, hapa ndipo makao yako, hapa ndipo nyumbani kwako. Haleluya. Karibu upumzike. Yesu atanipeleka kwenye kiti. Erega abantu bahagurutse batombotse ngoko barabwira abandi ngo niba ngo mukigisha abantu gukora, ngo mukigisha abantu gutanga icyacumi, ngo mukigisha abantu ngo gutanga sadaka, ngo ayo mategeko ngo Yesu yayakuyeho ryari ito tangazo yaritanze. Amen. Hanyuma ndaza gusoza gatoya mvuga ngo mbinguni inchi ya asili ya haki na amani. Hallelujah. Oh, hallelujah. Turabesho gusa abasore mwihute mukorera Imana, niba ari ugushaka mushake vuba muzasiga abantu. Amen. Abapastori ngo ko turatinya kuvuga ngo abantu baragenda nubundi nuceceka bazagenda. Vuga ijambo ry'Imana. Hallelujah. Harabicaye mu mazu tutarabavuze, harabagiye ntacyo twabatwaye, abo bose nubundi hagarara ubwira abantu ko gukorera Imana ni none. Turabesho gusa ntabyo kubika. Koresha amafaranga, ukoresha ubwenge bwawe, ukoresha imbaraga zawe, ukoresha igihe cyawe, nutabara utabara. Amen. Oh, hallelujah. Urubuga niturushiraho ntugasigare, korana n'abandi, ejo nawe uzishyurwa. Abavomera abandi nabo bazavomerwa. Amina. Turi benshi twatabarana ikibazo kimwe tukaza tukinyeganyeza tukakimara imbaraga, abantu bagatuza, ibyari amarira bikagenda bihinduka ibisubizo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Imbaraga z'ijuru, ijuru ntacyo rizaba, ijuru nta mana y'inyeshyamba itegereje kuritera ngo izarifate, yarabigerageje iratsindwa. Hari umugabo waritsindiye witwa Yesu, uwo niwe rembo, niwe uzatwinjizayo, kandi twaramwakiriye. Gutanga isadaka no gutanga icyacumi ntabwo ari ukugura agakiza, n'ugushimira ibyo yadukoreye. Oh, hallelujah. Kuko Yohana yagiye kubona, yabona ijambo rivuga ngo uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe aravuga ngo ye, ngo baruhuke imihate yabo, ngo imirimo yabo ngo ijyanye nabo ibakurikiye. Ntabwo ari amagambo, ni imirimo. Umugabo w'umusaza w'umumisiyoneri kera ngo yaravuye ahantu kuvuga ubutumwa, ngo aje mu ndege yisanga ari kumwe na perezida wa Amerika. Baragenda ngo bagere muri Amerika, asanga baje gutega perezida na tapi rouge na fanfare. Abaririmbyi ngo abasirikare ngo baritegura batega perezida, baravuga baramwishimira. Umusaza ngo abona nta numwe wamushuhuje, ngo abaza Imana atese ko nagukoreye none kuntesheje agaciro. Ngo yumva ijwi rimwongoreye, ngo riramubwira ngo reka nturagera iwanyu, ngo umunsi nawe wageze iwanyu ngo bazakwishimira. Oh, hallelujah. Umunsi wahurutse iwanyu. Jina la Bwana libarikiwe. Abantu bari mu kutubwira ngo ukorera Imana ngo ntibikigezweho, nawe ukaryama nyine amafaranga ukamiraza ibintu byose bari bamara gushuka. Mureke dukorera Imana tukiriho. Hallelujah. Koresha ibintu byawe, ukoresha igihe cyawe, ukoresha ubwenge bwawe. Amen. Muruwo murw'umutima uzaruhuka, ubukene n'imibabaro bishize, ntabwo n'ibyago bizongera kubayo,
kuko nzaba maze kugera mu ijuru. Nifuza cyane kuzaba mu ijuru, mu ijuru. Nifuza cyane kuzaba mu ijuru, nzahorayo ndeba umwami iteka ryose. Nifuza cyane kuzaba mu ijuru. Haleluya, haleluya. Ariko Yesu utaraje tukiri mu biterane, Yesu utaraje turi mu mwembe ikabera, abantu barara basenga, bageza bahera ku itariki ya mbere bakageza kuri 31 z'ukwa 12, umwaka ugashira undi ugashira. Ayiwa, abantu bakumbuye ijuru. Amina. Barimo baririmba ngo kule ngambo ya bahari kubwa nimeona kitu cha tamani, kinanialika nije mbio nifikie mahali kilipo, kama nyota kinanga sana, ni halama ya mwana kondoo. Nasikia sauti ya Yesu ikisema njoni sasa mbio, kulitwa taji ya uzima, kiti chako kimetayarishwa. Nipe nguvu zoruba yafika, nisikose kukuona Bwana. Haleluya. Nikanze mukanya dusenge, nubundi base nabirangiza, ariko mbabwire ngo twitegure Yesu. Haleluya. Turabejo gusa, Mana unyigishe kumenya iminsi, menye ko ndi igikenya, nihute nk'umuntu uzarangiza ejo. Haleluya. Abare hano batawe kurwahi, abenshi nabagabo bakomeye bayoboye isi, batabonye base na banyina. Aba bana ba Patrick bazabaho, uyu mudama azabaho, kubera ko ise yabibye mu murima w'Imana. Mureke dukore Imana. Je niyo message naje kubwira abantu, naje kuvuga ngo gutabara ni byiza, ariko ntitukibagirwe ngo tugendere rimwe twese, umuntu yongera asubira ibubisi. Kuragira ngo umuntu we wobabara muri aba bantu bose yogeraga naho akagaruka gakomera. Ariko hari igihe umwijimo ucura abantu twese turaha hirya turaho. Mureke twiye gukorera Imana uburyo burambye, tujye tugaruka. Amen. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Turabejo gusa, nta mpamvu yo kwishyira hejuru, nta n'impamvu yo kwisuzugura, nta mpamvu yo gutinya gukorera Imana, nta n'impamvu yo gutinya abantu. Wowe reba waguhamagaye. Ntabwo tuvuga ko Imana itugiriye neza kubitwaye Patrick, ariko kandi kuba tashe mu gihe adasiza abana ngo bazakodeshe bajya birwa bikoreye akarago, akoze neza n'umugabo. Kuko ni ubundi kumuni kumugabo azakora. Tese abakodesheje n'icyaha, ntabwo ari icyaha, ariko kandi harimo n'ubunebwe, harimo no kudaha agaciro igihe cyabo. Amen. Turi mu guhaguruka tugaherekeza umuntu n'ibintu bihenze, tugatanga amafaranga tugasiga tuyamaze. Inka zimwe zigatangwa ntizitahe, indi zitashe zikazaza ntacyo zikimaze. Harageze ko twe turi gusigara, dusigaranye imikoro ibiri. Usigaye gukora ubukristo bwawe, ngo usigarane no gutabara bagiye. Niko gutabara. Unyunyaruka umenye uko urugo ruhagaze. Uhamagare Gisele umukomeze, umubwire uti komera, Imana iri kumwe na. Hari nabandi reganye twava mu gitaramo nkaha bamusura bamwegera ngo ihangane nta kundi, ngo nabandi babayeho ngo niko bimera, ngo uzihanganira ubufaka. Ayo magambo watabaye cyangwa mubwira abandi byururutse imitima. Haleluya. Mubwira abandi byururutse imitima, abantu bagubwe neza, abantu babeho mu gihe gito, mu gihe abana barimo gukura muri iyi si mu kanya gato, twese babeho neza. Haleluya.
Gisele ntazabura akazi ugafite, ntazabura amafaranga uyafite. Aba bana ntibazirukanywe uhari. Apana kuvuga ngo uri umwitira cyangwa ngo uri no we gusura umugabo mu gihe cyawe ugomba gukora. Ngiyo message rero. Imana ibaho umugisha. Amen. Reka dusenga. Tugiye gusenga kuko babidusabye cyangwa se nguko bimeze. Sinzi ko biza gukunda. Abashumba bahagarara aho bari, hanyuma turaza gusaba Pastor Kibinda afashe atuyobore. Gisele niba bitamugoye n'abana n'abandi bari kumwe bazana bicare hano gatoya tubature rugendo uzasoza ikivi. Kuri wa munsi tuzazukaho, Yesu azaduha imibiri mishya, kurira no maze ababyeyi n'abana babo n'abavandimwe batandukanye n'abishwe n'urukumbuzi bazabona nira mu ijuru, n'abishwe n'urukumbuzi bazabona nira mu ijuru. Haleluya. N'abandi mwese bitabagoye muhagaze bikemera nta kibazo, uwumva akomeye yahagarara. N'abishwe n'urukumbuzi bazabonanira. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusenge. Urakoze. Biragoye kugira ibintu umuntu yavuga, gusa icyo nemera neza no ku magambo y'Imana avugiwe hano, hari impamvu byose bibaho. Nitwa Eruwa, nkaba ndi umukuru w'umudugudu. Patrick turaziranye. Mvuze ngo Imana yemera ko byose bibaho, buriya njyewe nari nabanje kumva pe nta kintu navuga, ariko mu kanya mvuganye na madamu we hari ikintu byanyubatse. Numvise ijambo rivuye muri we, ndavuga ni Mana y'isi n'ijuru, uri igitangaza, byose uzi ko biba bigomba kubaho. Rero umwanya dufite ni mutoya, njyewe ntuye hano, wenda ndavuga imibanire ya Patrick. Patrick ni umuntu udasanzwe, yari umuntu udasanzwe, tubyongereho yari umuntu ukunda gukora, yari umuntu w'inyangamugayo, yari umuntu wemeraga ko ibintu byose bishoboka. Hari igihe abantu bajya gukabya bakakabiriza kubera ko umuntu wenda adahari, ariko njyewe kuri Patrick n'ibikorwa by'ano mudugudu hano yari atuye, buri wese arabizi arabibona. Rimwe mu byoroheje mu bikorwa by'umuganda cyangwa ibikorwa byo gufasha, ni wa muntu wafashaga abantu batishoboye. Wenda mfashe urugero ku nzu, hari gahunda twahawe mu mihigo yo kubakira buri mudugudu ukagira inzu yubaka umuntu utishoboye, ariko iyo nzu mu by'ukuri uburyo yubatswemo byaratugoye. Turi mu midugudu idakize cyane, mu midugudu igize umujyi, ariko ubu turimo turazamuka cyane nanone.
rimwe iyo nzu kugira ngo twarayubatse tuyishyiraho amasima irakorwa iruzura, umuntu wacu ari mu bantu bubakiye amazu meza aho abandi bubakiye abandi, ariko natangajwe na Patrick yarambwiye ati mudugudu ngiye mu bikorwa byose by'umudugudu ndahari. Ku muganda yakoraga akazi kenshi, rimwe agataha bwije akaba yagera hano ya masa y'umuganda, birumvikana ko abari mu gitondo atari buboneke yanyandikira kuri WhatsApp akambwira mudugudu wanjye ntabwo ejo nzaboneka kubera ko ntashye ndushye. Ni wa muntu uticaga gahunda nimwe, niba wenda ari n'abakwepa ibintu mu by'ukuri usanzwe ntanakubwira iki, ariko nta na rimwe atambwira gahunda ze ku kijyanye na gahunda za leta. Yambwira ngo rimwe sindi buboneke, cyangwa se wenda hari ibyo namenye abandi bari gukora nanjye ndi tayari kubikora. Duhombye umugabo Patrick mu mudugudu wacu, gusa Imana nzi ko imukunda, yamwakiriye, yaramwakiriye urugo ruri mu Imana. Naho nabonye uyu munsi ubwo nibwiraga ko madamu ashavuye, agira ibikorwa akora byo gutekereza ku bantu nabo badashoboye. Kuri mada ufite Imana, ngewe hari Imana mu by'ukuri atari imwe ivugwa mu magambo abantu bakorera rimwe basa nk'abari gukina. Ku cyumweru igihe yitambuka agiye gusenga na madamu n'imodoka banyura hari ku muhanda tugiye gusenga, ariko rimwe nkabifata nk'ibisanzwe. Patrick afite Imana, madamu we ntacyo azaba arakomeye. Rero ngiye kuvuga kereka ni mu mwanya utaha cyangwa se turi na hano ni iwacu, amakuru cyangwa se ubuhamya bwe burivugira, utembereye mu mudugudu hano hose ubuhamya bwe burivugira. Patrick yagiye mu ijuru, byari byangoye kumva hari icyo navuga imbere y'abantu mvuga Patrick ntazongera kubona. Ngiye nababwira ko sindanabyakira, ariko sindabyakira, ariko uyu munsi Patrick nemeye ko yasinziriye kandi yadukundaga, yari inshuti ya bose. Imana imwakire. Umuryango we, madamu we n'abana turi hano kugira ngo tumukomeze n'ubundi. Ibi bavuze ngo pastor yavuze ngo abantu batabara ibyumweru 3 gusa, Imana izabiturinde, Imana izabiturinde. Kandi pe ndabyatuye n'abari hano tuzabe hafi ya madamu wa Patrick n'umuryango we. Murakoze, murakoze, murakara. Dusaba yuko yaje guteranira ahandi ngo ariko azongera kandi agaruke. Ayo ni amagambo yabo, n'umudame we arahari, ariko batubwira yuko nk'itorero ryabareze bazakomeza kubana natwe. Reka ndebe zimwe muri za message nkeya cyane, iminota nkingahe twagiye twandikirana na Sebineza. Sebineza rero yadusabye yuko aza guteranira ahandi turabimwemerera, ariko ari cyo yadusabye, adusaba yuko tumusabira umugisha wenda nubwo ntabisoma ariko birahari. Turamwemerera, tumaze kumwemerera reka nsome message yagiye asubiza. Oye ko ndareba message kuri telefone ndabona nubwo banyanganira gatoya wenda.
bimaze rero kugenda ko naremaze kubivuga, yatwandikiye message adushimira, twarabimwemereye tumusabira umugisha, hanyuma aragenda aho yagiye gusengera muri myaka nkingahe, ariko aratubwira ngo mbijeje yuko tuzakomeza kubana namwe mu bikorwa byose by'urusengero rwa Louange. Nihuse cyane, nyuma yaho hari umugira neza waduhaye ibikoresho bya muzika hanze, ndamwandikira turamwandikira tumusaba yuko yabikurikirana nk'umuntu umenyereye ibintu bya dédouanement, arabidukorera. Mu minsi ishize, ni mwaka ushize, duhaye dusana urusengero rwa Louange Paroisse Gikondo, atanga inkunga y'ibishimishije, hanyuma turamushimira agasubiza yuko turabashimiye yuko mudushimiye. Nari nshatse kuvuga yuko n'umwana twareze akiri mutoya kugeza n'amagingo aya, n'uwacu twabanye neza, dukomeje kubana neza, kandi nitwe twamwemereye yamaze kubidusaba tumuhesha umugisha gusengera ahandi, baratubwira ngo bazongera kandi bagaruke. Buriya rero abantu bafite imigambi, ariko Imana niyo ibisohoza. Tukaba rero tumushimira kuri byinshi Imana yamukoresheje. Reka rero dukomeze tuje mu ijambo ry'Imana. Imana niyo izitanga ihumure ryuzuye. Umubwiriza yabivuze neza, ku munsi w'ibyishimo, ku munsi w'ibyishimo, ku munsi w'amahirwe, ngo tuze dushima Imana. Ku munsi w'amahirwe wagiriwe neza, wizihiwe. Ngo ariko kandi no ku munsi w'amakuba, ngo naho tuze dushima Imana, kuko ibyo byombi Imana yabiremye bibangikanye byombi. Haruguru ni wavuga ngo ninde wagorora iby'Imana yagoretse, ari mu mubwiriza haruguru gatoya, ngo ninde wagorora iby'Imana yagoretse. Twebwe nk'abantu hari igihe tuvuga ngo Imana iza kubigenza gutya, Imana igira gutya. Izo ni imvugo zacu. Ni nkaho tuba twumva yuko hari aho twakosora Imana, hari aho twabigorora, ariko ntibyakunda. Amahirwe ndetse n'amakuba byose Imana yabiremye bibangikanye, bivuga yuko byombi bigomba kuhaba. Ni nka kurya kw'igiceri cy'amafaranga y'amanyarwanda cy'ijana cyangwa se 50. Kiriya giceri rero hejuru cyangwa se munsi, byombi hombi haremye kimwe, nta kundi rero byagenda nubwo tutabimenyera. Abigishwa ba Yesu bigeze guhura n'itotezwa, ariko Yesu arababwira ngo ntimutinye abica ubugingo n'umubiri gusa, ahubwo mutinye ushobora kwica ubugingo ndetse akica n'umubiri. Ibyo twabisoma muri Matayo ni ibice 10:28. Ntidutinye abica umubiri ubugingo, ahubwo dutinye ushobora kwica ubugingo n'umubiri. Hari igihe twatekereza yuko Satani afite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo kwica ubugingo bwa cyangwa se umubiri, ariko sibyo. Uwo ni Yesu wavugaga, cyangwa se Imana niyo ifite imbaraga, ububasha n'ubushobozi bwo kwica umubiri, ikongera kandi ikica
ubugingo n'ifite izo mbaraga zo kubikora ntabwo ari umwana w'umuntu. Nubwo rero dutinya urupfu kandi niko bimeze, ariko ihumure nuko ntidutinye ushobora kwica umubiri. Hari igihe tubitinya, ariko twice uriya ufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo kwica umubiri akongera kandi akica ubugingo. Uwo ninde? Ni Yesu, ni Imana, niyo ifite izo mbaraga, niyo ifite ubwo bubasha bwo gukora iyo mirimo. Impamvu ni uko umubiri iyo upfuye kubizera baraba basinziriye, naho rero uwica ubugingo aba ari ikibazo kiba gikomeye cyane. Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho. Bibiliya igaragaza kuvuga ibihe bitatu: iteka ryashize, ikavuga igihe cya none n'igihe kizaza. Imana irabishoboye. Imana rero yahozeho. Iteka ryashize tugerageje kubitekereza mu bwenge bwacu, mu bitekerezo byacu ntitwabishikira. Iteka ryashize ni kera, ni kera, ni kera cyane, zamani zaka ni kera cyane. Hakaba rero n'igihe cya none. Iki gihe ni igihe gihera kwiremwa kugeza ubwo Yesu azagaruka ubwa kabiri. Nico gihe cya none. Iyo birivuga igihe cya none ni ukuva iremwa kugeza Yesu agarutse ubwa kabiri. Nico gihe cya none, nico gihe kigufi Bibiliya izitubwira. Ubwo rero Yesu azagaruka ubwa kabiri, nico gihe iki gihe gito, igihe gigufi kizaba kirangiye. Igitorero rizagenda, azabarwaruka kwa Yesu kwa mbere, ariko nyuma yaho Yesu azongera kandi agaruke ubwa kabiri. Turibuka Yesu asezera abigishwa biwe bari kumwe, yateye intambwe atangira kuzamuka, arazamuka baramubona ararama, birabatangaza cyane. Ariko bivuga yuko uko mubonye agenda niko kandi azongera kugaruka. Ntabwo ari igihe cy'itorero, ahubwo ni igihe Yesu azaba agarutse ubwa kabiri. Sibyo twashatse wenda kuvuga cyane. Aha rero twasomye itorero ry'i Filipi. Pawulo yarikundaga cyane. Pawulo na Sila bigeze kuvuga ubutumwa bwiza mu rugendo rwabo rwa kabiri rwivuga ubutumwa. Uyu murwa w'i Filipi wari umurwa ukomeye cyane, warimo ubutunzi bwinshi, izahabu, ifeza byinshi, byatumaga bakomeza gutekereza ku bintu by'iterambere bikomeye cyane. Pawulo na Sila bahageze bavuze ubutumwa, abantu benshi barakizwa, abantu benshi bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Barimo baritse n'abandi, abantu bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko nanone nyuma yaho, kubera ubwo butunzi bwari buhari bwinshi cyane, abantu bakomeza, bamwe ntabwo bose, abantu bamwe bakomeza gutekereza ku butunzi cyane, barabirebe cyane, babihozaho amaso, babitindaho umwanya munini cyane, umwanya muremure cyane, babitindaho. Ntibibuke yuko ari ibintu bishira, ari ibintu bizavaho. Pawulo rero arabandikira ashaka kubabwira yuko kubera yuko abantu benshi basa n'abasinziriye, amaso yabo karareba cyane ibiri ku isi, ibyari muri uwo murwa, ntabwo rero ari bibi, ntabwo ari bibi, ariko nuko batari ko bahanga Yesu amaso,
bari bibagiwe bahanga cyane iterambere ryari rihari, ubutunzi bwari buhari, batwara ubwenge bwose n'umutima wose, baribagirwa, bibagirwa iby'ijuru, bibagirwa ibya Kristo. Usomye haruguru gato bavuga ngo Pawulo byaramubabaje cyane, nko kuko abantu bamwe bahaye bawusha umusaraba, ko baragenda uko bidakwiriye. Pawulo avuga yuko ibyo bihaye bimubabaza. Ageze hepfo naho twasomye, ariko twebweho, naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Amen. Naho twebweho, naho twebwe abizera, naho twebwe abakijijwe, naho twebweho ubwoko bw'Imana, abakijijwe, ababatuwe, iwacu ni mu ijuru. Hano mu isi rero turi abashyitsi n'abasuhuke, abashyitsi n'abasuhuke. Hano mu isi dufashe umwanya muto cyane, turabashe. Mu mateka y'Abisiraheli bari bafite ukuntu bafata abashyitsi ndetse n'abaje babasura, sibyo tugiye kuvuga. Ubundi umushyitsi ni umuntu ushobora kuba ahantu wenda igihe gitoya. Umushyitsi ashobora gutinda ahantu cyangwa se akagira igihe gito, ariko nanone aba ari umushyitsi, ntiyisanzure nk'uko bikwiriye. Umushyitsi azagira aho agaruka, kandi kavuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Turi abashyitsi, turi abimukira, turi hano ku isi kandi tutayiriho, tuyiriho. Yego dufite za gakondo zacu, ni byiza cyane, ariko kandi izo twita za gakondo zacu, ibyo twita ibihugu byacu, ibyo twita amazu yacu n'ibindi, ni byiza kubigira iby'akanya gatoya. Ni transition, turi muri transition, no gutambuka. Naho twebweho abakristo, iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje umukiza ko azava. Twebweho dutandukanye n'abandi bataraso nk'umwami n'umukiza. Twebweho iwacu ni mu ijuru. Igihugu cyiza, igihugu twateguriwe. Hano mu isi tuhaba igihe gito cyane, igihe kigufi. Wa mwanya twavuze ngo igihe cya none, kuva mu irembo kugeza Yesu agarutse ubwa kabiri, ni igihe gito cyane. Nubwo hashize imyaka myinshi cyane, ariko nyamara ni igihe gito cyane. Ni igihe gito cyuzuyemo umubabaro, kirimo imiruho, gupfa no gupfusha, kubabara ndetse no kubabazwa, gutekereza byinshi. Niko biba bimeze, ariko nyamara ni igihwayihwayi, ni igihe cy'umwanya muto cyane. Muri iyi si rero tuhabonera amakuba n'ibyago byinshi, tugatekereza byinshi. Bizagenda gute? Bizamera gute? Ntitubishikire, ntitubisingire. Bizere, humurika, nimuhumurike. Hano mu isi twese turabashyitsi, ko turatambuka. Hari igihe rero tuzashingura abacu, tuzahamba abacu, twibaza ngo mbese bizagenda gute? Imfubyi zasigaye zizamera gute? Abapfakazi bizagenda gute? Bikadutwara umwanya munini cyane, kandi ni ngombwa. Turi mu mubiri, tugomba kubitekereza. Ariko hariho umunsi umwe ubwo tuzaba twaherekeje abacu Rusoro cyangwa se n'ahandi ku irimbi. Ibyo byose duhaye tubitekereza. Ahari n'uwo munsi impande ya Kristo ikavuga. Haleluya. Naho twebweho
iwacu ni mu ijuru. Byumvikana yuko dufashe umwanya muto cyane hano ku isi, ariko kubisingira kubishikira ntibiza bitworohera, biba biremereye cyane. Iyo twabuze abo dukunda, iyo twabuze abacu, biba biremereye cyane. Iyo bigenda gutya, iyo arwara igihe kirekire, iyo tumusezera turi benshi, iyo mbimenya ngo wa munsi tukavugana gutya, amagare ni menshi, ni menshi, ni menshi. Imana izikora ibyo yishakiye. Imana ni souverain, ibyo yishakiye ntawayikoma mu nkokora ubwire ngo gituma utakoze biriya. Nubwo rero tuba tubabaye, ariko Imana yakoze ubushake bwayo, kandi ubushake nibwo bwiza, nibwo bwiza. Duhumurike, twongere kandi twiyibutse yuko turi abashitsi iwacu si hano. N'uyu munsi n'umwana wavutse ni bake bazageza imyaka 100, ariko no muri iyi myaka 100 iri imbere, Kristo aramutse atinze kugaruka muri iyi miliyari wenda irenga 8 muri iki gihe, sinzi nta muntu n'umwe waba ugihari kiretse barya bakeya baza baramba bagagira wenda imyaka irenga 100. Tekereza abantu tumaze gushingura ni benshi cyane, n'abantu tugishingura ni benshi cyane. Ijambo ry'Imana katubwira ngo mu mubwiriza, Imana irema umuntu yamushizemo ibitekerezo by'iteka. Bivuga yuko nyuma yo gupfa niho ubundi buzima buba butangiye. Yadushizemo ibitekerezo by'iteka, bivuga yuko gupfa ntibyari bigenewe umwana w'umuntu. Ibyo byazanywe n'icyaha. Hariho bamwe batizera Imana, ariko nabo bakizera yuko iyo umuntu yapfuye hari ahandi aba yagiye, il est quelque part, hari aho aba yagiye. Ariko kuri twebwe abakristo, uwasinziriye tuba tuzi ko yagiye mu bwami bw'Imana, aruhukiye ku buriri bw'amahoro, ari mu gituza cya Yesu, aguwe neza. Twebwe byaradutunguye kubona umwana wacu adusiga akiri muto. Mudamu arababaye, ababyeyi barababaye, umuryango urababaye, n'abandi n'abandi. Hari niyo mpamvu tubyita rero ibirori, kubera yuko hatabarutse intwari, hatabarutse umukristo. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ntateka azacirwaho. Umukristo nuri muri Kristo ntateka azacirwaho, kuko afite ubugingo bw'iteka. Ibyaremwe byose nabyo biri mu bubata, ibiti biri mu bubata, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose bihora biniha, ndetse natwe tukaniha, tukanihira mu mitima yacu, tukaniha. Ibidutera kuniha ni byinshi cyane. Niyo twabuza abacu turaniha cyane, tunihira hariya mu mitima. Ariko hariho umunsi ibyo byose tuzava muri ubwo bubata. Ndetse n'ibyaremwe byose bifite amatsiko yo guhishurwa k'umwana w'Imana. Kuri 21 twasomye hatubwiye ngo uzava mu ijuru niwe ufite imbaraga, niwe ufite ububasha, niwe ufite ubushobozi bwo kutubatura muri uyu mubiri upfa. Uyu mubiri ni umubiri w'umunyantegenke, ni umubiri ubora, ni umubiri w'igihe gito, ni umubiri usaza,
ni umubiri ufite ibibazo byinshi, ariko nubwo bimeze gutyo, uyu mubiri rimwe hariho ihumure rivuga yuko ni ijambo ry'Imana. Turebye uko rero Kristo yapfuye akazuka, ziriya mbaraga zazuye Yesu, haleluya, ziriya mbaraga zazuye Yesu. Yesu rero ni umuganura w'abazutse. Kristo yarazutse, amaze kuzuka ahabwa imbaraga zose, ahabwa imbaraga ku bafite ubutware n'ubushobozi n'abami bose n'abandi bose. Izo mbaraga Kristo yahawe amaze kuzuka nk'umuganura wazutse, natwe tuzazihabwa, natwe tuzazihabwa. Uwo ni wo mubiri tuzambara, ni umubiri mwuka, umubiri udapfa, umubiri utabora, umubiri utiza, umubiri w'ubwiza, w'ubwiza bwa Yesu. Uwo ni wo murimo tuzambara, ni wo mubiri tuzambara, ni wo mubiri tuzahabwa, kuko Yesu yabikoze amaze kudutsindishiriza. Si kubw'imbaraga zacu, si ku bushobozi bwacu, ahubwo iyo ni privilege yuko twatsindishirijwe. Gutsindishirizwa ni iby'agaciro kanini cyane. Yesu yaradutsindishirije kubarwaho gukiranuka binyuze mu maraso ya Yesu yamenetse ku musaraba ku bwanje ku bwawe. Niyo mpamvu nubwo twaba tubabaye, ariko kubera yuko Yesu yamenye amaraso y'agaciro kanini cyane, iyo dutekereje rero aho tuzaba mu ijuru, aho tuzaba iteka ryose, muri iki gihe rero gito, muri iki gihe kigufi cyuzuyemo umuruho, hari irindi teka riri imbere yacu, aho tuzaba iteka ryose, iteka ryose, iteka ryose, tudapfa, tutababara, nta gusuhuza umutima. Gisele, aho niho Patrick ari, niho Sebineza ari, si uzagaruka, twe tuzamusanga. Ni iby'agaciro kanini cyane kuba umukristo, kuko abakristo bazaragwa ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana katubwira ngo nuko noneho rero abari muri Kristo Yesu ndateka bazacirwaho. Haleluya. Hari ihame ry'umwuka w'ubugingo rihabanye n'ihame ry'urupfu. Ni ibintu bibiri bihabanye, birahabanye. Abari muri Kristo Yesu nihumure, duhumurike. Abari muri Kristo Yesu, abamurimo neza, ntateka bazacirwaho. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ibyo Yesu yakoze ku musaraba, igitambo Yesu yatambye, ni igitambo yatambye rimwe risa, tuba twabariwe ibyaha n'ibicumuro. Ni igitambo Imana yishimiye. Niyo mpamvu rero twebwe abakristo nubwo twaba tubabaye, kandi tugomba kubabara, gutandukana birarusha, biraremereye, dutekereza byinshi, ariko hamwe n'ibyo, nubwo turira mu mitima yacu, tuba dufite ihumure ryinshi cyane, kubera yuko abadusize barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nubwo tuba tubabaye, ariko tuba tubabaye dufite ibyiringiro yuko tuzababona. Bariya bose basinziriye bizeye ziriya ntwari zose, zirimo na Sebineza Patrick, umuntu wakoreye Imana. Iyo umuntu yapfuye ari umukristo, nta byinshi byo kubaza, yavuze gute, yagize gute, oya. Tuzabivuga rero umunsi wo gupfa, kuko amagare ni menshi, amagare ni menshi. Umuntu yari umukristo
ni umukristo pointre nta bindi. Iyo apfuye rero aba agiye kuruhukira ku buriri bwe bw'amahoro aho ategerereje umuzuko wabera. Nshuti bavandimwe rero duhumurike tube hano ku isi, abakristo hano ku isi, ariko tumenye yuko turi abashitsi. Tube hano ku isi tumenye yuko umunsi n'umunsi tuzayivamo, duture mu Rwanda, muri Amerika ndetse n'ahandi, tuhagire za gakondo n'ibyiza, duhaguruke dukore n'iby'iterambere n'ibyiza, ariko ntidusinzire tube nk'iya Pawulo yakabwira ab'i Filipi, kuko bari amaso yabo yarebaga gusa iby'isi, baribagirwa, barahuga ntibabakisha ku bya Kristo. Pawulo arabandikira babaye cyane yuko abo ngabo bahaye bahusha umusaraba, arabahumuriza abwira abakristo ati naho twebweho nubwo wenda muhaye murenganywa hano i Filipi, nubwo hari bidahaye bigenda neza kuri mwebwe, nubwo hari ibyo mudahaye mubona, nubwo hari ibyo babanyaze, niba ari amapariseri n'ibindi, si iwanyu si iwacu. Naho twebweho abakristo ni abantu batangaje cyane, ni abantu b'amahirwe cyane, ni abantu bari mu yindi kategori, ni abantu ntibasanzwe. Kuba umukristo ni ibintu by'agaciro kanini cyane, kubera yuko ntacyo twakoze kugira ngo tube twarakire Yesu nk'umwami n'umukiza, usibye rero ubuntu bw'Imana. Urinde turi bande twebwe twahawe ayo mahirwe, ni ukubishimira Imana. Niyo mpamvu usanga iyo twabuze umuvandimwe, inshuti wa Yesu nk'umwami n'umukiza, turaririmba tukanezerwa tukishima, nubwo twaba tubabaye dufite ibyiringiro, kuko natwe abariho mu isi si iwacu, mu isi si iwawe, aho utuye ni iwawe ariko kandi si iwawe. Twese turabashitse, ko turagenda, ko turatambuka. None se niba amazu yacu n'ibigo byacu atari ibyacu, atari ayacu, iwacu ni hehe? Iwacu ni mu ijuru. Haleluya! Niho dutegereje umukiza azava, naho ngaho. Iwacu ni mu ijuru, iwawe ni mu ijuru. Wewe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe umwuka wera mufashe, umwuka wera mushoboze kugira ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko hano mu isi si iwacu. Nyuma y'urupfu niho rero ubugingo bw'iteka, rya teka twavuze rizabaho nyuma, n'itekane. Niho rero bamwe bazaba mu bugingo bw'iteka, abandi bakaba mu kubabazwa kw'iteka. Iryo teka riradutegereje, aho tuzaba ibihe byose. Iteka riri imbere yacu n'iry'abakijijwe, n'iry'abakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko n'abariya batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nabo bazabaho iteka ryose, ariko bazaba bari ahandi hatameze neza. Niyo mpamvu iyo turi mu bihe nk'ibi ngibi, biza bitwibutsa gutekereza cyane. Iyo umuntu agenda mu muhanda amerewe neza, n'ahandi n'aho atuye n'ibindi, ashobora kwibagirwa nk'abariya b'i Filipi. Amaso yabo yarebaga cyane gusa iby'inyungu, baribagirwa, barahuga. Twe guhuga, uyu munsi ni Patrick Semineza, ejo n'ejo bundi jewe, na ryari ni wowe, kandi amagari ni menshi twabivuze. Harazaza atunguranye kwakira Yesu uyu munsi, kugira ngo nawe natwe tuzabane na Yesu iteka ryose. Twakomeje kuvuga, tubisubiramo, tubitsindagire, tubisubiremo. Iwacu naho twebweho, naho woweho wakira Yesu nk'umwami n'umukiza,
nubwo wanyura mu mibabaro iwacu harahari aho tuzabiteka ryose. Ni hehe? Ni mu ijuru. Bariya rero bapfuye bumva niho kandi bazongera kumva. Zaba ari umunezero mwinshi cyane n'ibyishimo byinshi cyane kuzabana na Yesu iteka ryose, iteka iteka. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Ese ubitekereza cyane? Nidutekereza cyane yuko iwacu ari mu ijuru, bizatuma haribyo tugenda duhindura gahoro gahoro. Ese muri uru rugendo meze gute ko ndagenda? Nshuti bavandimwe, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza azava. Yazana uyu munsi, yazana ejo, yazana mu yindi myaka myinshi iri imbere tutazi, ariko azaza. Kuza ko azaza. Ese wowe iwawe ni hehe? Ni hehe? Ni hehe? Iwawe ni hehe? Hatekereze, hatekereze. Akubwira kugira ngo muri urugendo ukomeze neza, gikore. Mana, mu izina rya Yesu, izina ryiza, izina twaboreyemo agakiza. Ijambo ryawe ritubwira neza ngo mu isi no mu ijuru nta handi agakiza kabonerwa hatari muri Yesu. Muri Yesu harimo ubugingo bw'iteka. Muri Yesu tuzabaho iteka kwa Data mu ijuru. Tituzongera kubabara. Uyu mubiri upfa, uyu mubiri w'igihe gito, uyu mubiri